Ikigare cyawe kigena uburyo uzabaho, menya ikigare cyagusenya cyangwa icyaguteza imbere. Hari ukuri abantu benshi batifuza kwemera, ariko ni ukuri gukomeye kandi guhindura ubuzima. Nturi wowe wibwira ko uri we, uri ugendana nabo. Ubanza utabyumvise neza. Yego ushobora kuba wumva ufite inzozi nini, utekereza kure, ushaka kugera kure, ariko niba buri munsi uzengurutswe n'abantu bagusubiza inyuma, ubuzima bwawe buri kugenda buhinduka nk'ubwaba utabizi. Niho haturuka ijambo rikomeye cyane mu Kinyarwanda, ikigare. Uyu munsi reka tugisobanure dukoresheje ukuri kwinshi. Ikigare cyawe gishobora kukubaka cyangwa kikagusenya buhoro buhoro utabizi. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, ese ikigare ni iki mu by'ukuri? Ikigare si amagambo gusa, n'ubuzima bwawe buri mu bantu bagukikije. Ikigare cyawe nabo uvugana nabo buri munsi, abo utega amatwi, abo usangira nabo ibitekerezo, abo wigana utabizi, nabo mufitanye gahunda z'ubuzima. Mu buryo bworoshye, ikigare cyawe ni urwego rw'abantu bagira uruhare ku mitekerereze yawe, ku byemezo byawe no ku cyerekezo cy'ubuzima bwawe. Abantu benshi baba bibwira ngo njye ndiyizi sinahindurwa n'abandi, ariko ukuri ni uko nta muntu ubaho wenyine. Twese turahinduka bitewe n'abo tubana nabo. Niyo mpamvu ushobora gutangira witonda, nyuma ukisanga warahindutse. Ushobora gutangira ushaka gutsinda, nyuma ugasanga waracitse intege. Ushobora gutangira ufite discipline, nyuma ukisanga warabaye umunebwe. Ibi byose biterwa n'ikigare. Ikintu cya kabiri ugomba kumenya, ikigare kibi ni umwanzi utagaragara. Ikigare kibi ntabwo kiza kikubangamira cyangwa ngo wumve kikubuza ibyishimo. Kiza kigusekera, kigukunda, kikakwiyegereza, hanyuma kikagusenya buhoro buhoro. Ikimenyetso cya mbere cy'ikigare kibi, ikigare kibi nta ntego kiba gifite. Niba abo mugendana nta ntego bafite, nta cyerekezo bafite cy'ubuzima, babaho uko bwije n'uko bukeye, nawe uzagenda uhinduka nka butabizi. Ikimenyetso cya kabiri cy'uko ufite ikigare kibi ni uko abantu mugendana bamara umwanya mu bintu bidafite agaciro, kuvuga abandi, kureba ibintu bidafite umumaro amasaha menshi, kwicara ntacyo bakora. Igihe cyawe gitangira gupfa buhoro buhoro utabizi. Ikintu cya gatatu kikwereka ko ufite ikigare kibi nuko abo mugendana bagukurura mu bintu bibi, kunywa ibiyobyabwenge, ubusambanyi, ubunebwe, imyitwarire idafite icyerekezo. Ikigare kibi ntabwo kiguhatiriza, kigutera kumva ibyo urimo ari ibintu bisanzwe. Ikintu cya kane kikwereka ko ufite ikigare kibi nuko abo mumarana igihe batishimira iterambere ryawe. Iyo utangiye gukora neza, ugerageza guhinduka, ushaka kuzamuka, batangira kuguseka, bakakugabanyiriza icyizere, bakubwira ngo uri kwiyemera. Ikintu cya gatanu kikwereka ko ufite ikigare kibi nuko abo mugendana bica inzozi zawe buhoro buhoro. Ntibishoboka. Abameze nkatwe ntibagera aho ushaka kugera. Va mu byo urimo n'ubundi ntabwo uzabishobora. N'andi magambo akugabanyiriza icyizere n'imbaraga nibyo bahora bakubwira. Utangira kwibaza niba koko ushobora kugera kure, ugatangira kwikuramo icyizere. Ikintu cya gatatu ugomba kumenya, ikigare cyiza ni imbaraga zawe zihishe. Ikigare cyiza ni cyiza kikubwira ngo turagufasha, kiguhindura buhoro buhoro ukisanga urundi muntu mwiza kurushaho. Ikintu cya mbere kikwereka ko ikigare cyawe ari cyiza nuko ikigare cyawe gifite icyerekezo. Abantu bagize ikigare cyiza baba bafite intego, bafite gahunda, bafite aho bashaka kugera. Aba nibo bantu bagutera gutangira gutekereza kure. Ikintu cya kabiri kikwereka ko ufite ikigare cyiza nuko abo mugendana bagutera imbaraga. Iyo uvuze inzozi zawe barazishyigikira, bakakugira inama, bakakubwira uko wabigeraho, ugatangira kwizera ko bishoboka. Icya gatatu kikwereka ko ufite ikigare cyiza nuko abo mugendana bagukosora batagusenya. Ntibakwemerera kuguma mu makosa, ariko bakubwiza ukuri, bakagufasha guhinduka bataguca intege. Ikintu cya kane kikwereka ko ufite ikigare cyiza nuko abo mugendana bakoresha neza igihe. Barakora, bariga, bakaba bashaka gutera imbere. Iyo umarana igihe kinini nabo, nawe utangira guhindura uko ukoresha igihe cyawe. Ikintu cya gatanu kikwereka ko ikigare cyawe ari cyiza nuko abo mugendana bagira discipline. Barategura, barakora, bakarangiza ibyo batangiye. Nawe utangira kugira discipline utabizi. Ikintu cya kane rero ugomba kumenya nuko wamenya ikigare cyawe. Ugomba kwibaza ibibazo bikomeye. Ese abo tugendana baranyubaka cyangwa baransenya? Ese nyuma yo kumarana igihe kinini nabo numva nifitiye imbaraga cyangwa numva ndi hasi? Ese batuma ntekereza neza cyangwa batuma ntekereza nabi? Ese batuma ntera imbere cyangwa nsubira inyuma? Niba ibisubizo byinshi ari bibi, ufite ikibazo gikomeye cyane kurusha uko ubyibwira. Ikintu cya gatanu ugomba kumenya nicyo wakora n'intambwe zahindura ubuzima bwawe. Icya mbere, emera ukuri. Ntukihishe inyuma y'amarangamutima. Niba ikigare cyawe ari kibi, emera ko ari kibi. Icya kabiri, tangira kugabanya umwanya. Ntugomba guhita wica ku bantu burundu, ahubwo tangira kugabanya igihe mumarana, kugabanya ibiganiro bidafite umumaro. Icya gatatu, shaka ikigare cyiza. Shaka abantu bafite intego, shaka abantu bagukangura, shaka abantu bafite aho berekeza. Niyo waba udafite benshi, umwe mwiza arahagije gutangira. Ikintu cya kane ni uguhindura ibyo utega amatwi. Niba udafite abantu beza hafi, tega amatwi abantu bagufasha. Umva video nziza nk'izi, wumva podcast, soma ibitabo byubaka. Ikigare si abantu gusa, nibyo winjiza mu mutwe wawe. Ikintu cya gatanu, iyubake wowe ubwawe. Niba ushaka ikigare cyiza, banza ube umuntu ukwiye kukinjiramo koko. Wige, wiyubake, ugire discipline. Mbere yo gusoza, reka tubabwire ukuri gukomeye. Ntuzahindura ubuzima bwawe ngo nuko uhinduye amafaranga winjiza, uzahindura ubuzima bwawe uhinduye ikigare. Abantu benshi bararwana cyane bagashaka amafaranga,
bagashaka amahirwe, bagashaka gutsinda, ariko bibagirwa ikintu gikomeye cyane. Iyo uhinduye ikigare cyawe, ibintu byose birahinduka. Ikibazo gikomeye ugomba kwibaza: ese niba ubuzima bwawe buhagaze aho buri uyu munsi, ni ikigare cyawe cyahabugejeje? Niba ari byo, uzafata ryari icyemezo cyo guhindura ubuzima bwawe?